hariho umwari w'umwangavu wakundaga guhora yibaza ibibazo byinshi bitandukanye ku buzima bwe, gusa cyane cyane akibaza agaciro k'ubuzima bwe. Nuko umunsi umwe yicaye ari ku kagoroba, inshuti ye yaraje iramwegera amubwira ati njya numva ibibazo wibaza, kandi hariya ku musozi hatuye umukecuru w'umuhanga ushobora gusubiza ibibazo byawe. Umukobwa amaze kubyumva bwatinze gucya ngo ajyeyo. Mu gitondo bwarakeye, wa mukobwa amaze gukora imirimo ya mu gitondo arakikira aterera umusozi ajya kureba wa mukecuru bamurangiye ngo amubaze. Agezeyo yasanze umukecuru wicaye hanze arimo yota akazuba. Wa mukobwa aramwegera amusuhuza, nyuma aramubwira ati nabwiwe n'inshuti yanjye ko ushobora kumfasha kubona ibisubizo by'ibibazo nibaza. Ubwo wa mukecuru ahindukiye aramureba aramubwira ati mwana wanjye ko mbona ukiri muto, ni ibihe bibazo byakuzinduye muri iki gitondo? Umukobwa arateruye ati mukecuru, ni akahe gaciro k'ubuzima bwanjye? Ubwo wa mukecuru yahise afata agakoni kari gateretse aho yari yicaye aratambuka ajya mu nzu, ntacyo abwiye wa mukobwa wari umubajije. Nuko asohokana ibuye yararimo aramubwira ati jyana rino buye ku isoko urigurishe, gusa nihagira ukubaza igiciro uzamura intoki 3 gusa, ntugire igiciro cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose uvuga. Umukecuru aba ariko amutegeka. Ageze ku isoko, abakobwa babiri bari mu rugero rwe bamuciye baravuga ati murebe umukobwa waje kugurisha ibuye, ubu si uko ari bubone umukiriya kandi nta gaciro rifite. Nyuma haza kuza undi mubyeyi aramubaza ati iri buye nangahe? Wa mukobwa nk'uko yari yabibwiwe azamura intoki 3 nk'uko yari yabitegetswe n'umukecuru, ntiyagira ikindi kintu avuga. Wa mubyeyi aramusubiza ati ibihumbi 3, rimena ijyane nta kibazo. Wa mukobwa yararimwimye asubira kwa mukecuru ati mukecuru, ibuye nubwo hari ababanje kumbwira ko nta gaciro rifite, gusa hari uwemeye kwishyura ibihumbi 3. Umukecuru yaramwenyuye gusa aramubwira ati noneho rijyane ku nzu ndangamurage, niba kubaza igiciro nabwo uzamura intoki 3 gusa, ntugire ikindi kintu uvuga. Umukobwa yabikoze nk'uko abwiwe. Ageze ku nzu ndangamurage bamubajije azamura intoki 3. Nuko umugabo wari ugiye kurigura aramubwira ati nta kibazo rwose, ibihumbi 30 ndayaguha, gusa ureke ndigure. Umukobwa utari kubasha gusobanukirwa n'icyo umukecuru yarimo amwereka yasubiye ati noneho bashaka kurigura ku bihumbi 30 yose. Umukecuru wari uzi ubwenge cyane yaramubwiye ati nuko bimeze, noneho rijyane ku bacuruza amabuye y'agaciro naho bigenze kwa kundi. Ngo umukobwa nawe yarongeye afata inzira agenda aho bacuruza amabuye y'agaciro. Agezeyo bararipimye, uwaripimye aramubwira ati iri buye rwose ni original, ahubwo mbwira amafaranga urigurisha ndigure rwose kuko ndarikeneye cyane. Wa mukobwa yazamuye intoki 3 nk'uko yari yabibwiwe. Nuko arimo apima ashaka kugura iryo buye aramubwira ati nta kibazo rwose, ibihumbi 300 ndayaguha, yewe nushaka uvuge n'andi arenzeho, gusa ureke ndigure. Ubwo umukobwa yaratashye abwira mukecuru ati noneho ibuye bashaka kurigura ku bihumbi 300 yose, ngo ninshaka mvuge narenzeho. Nuko wa mukecuru ahindukiye aramubaza ati noneho wamenya agaciro k'ubuzima bwawe? Umukecuru akomeza amubwira ati ikintu cy'ingenzi naho wishyira, wowe ubwawe, ntago agaciro ari ukubera ibara ry'uruhu rwawe cyangwa aho wavukiye cyangwa uko wavutse, ahubwo uko witwara n'abo mugendana ndetse n'aho wishyira nibyo bigena agaciro kawe. Nubwo hari ababona ko nta gaciro ufite cyangwa uko ibihumbi 3 gusa, hari n'abandi babona ikintu cy'agaciro kiri muri wowe ku buryo bifuza no gutanga ibihumbi 300 yewe narenzeho kugira ngo bakugumane kuko bazi agaciro kawe. Umukecuru yasoje amubwira ati niwiha agaciro mwana wanjye nta muntu n'umwe utazakaguha, ati muri we harimo ikintu cyiza cy'agaciro kandi ako gaciro nukiha nta muntu n'umwe utazakaguha. Nari Jehova ni ikora uko ishaka. Mbarakira gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mubona n'ibindi biganiro byiza bibageraho. Shalom.